bukwe bwawe? Ndabatumiye mu bukwe ariko babandi bo muri Kongo no, babandi bakora abakongomani no. Ariko tuvugisha ukuri, bundi Miki niki apfa na Mutesi Scovia? Mu byukuri urebye iyi video n'abantu benshi bakomeje kubyibazaho babaza ngo ese niki Miki apfa na Mutesi Scovia? Kubera ko Miki mu bigaragara mu guhangara ndetse no mu magambo ye aravuga ko mu bukwe bw'atazigera atumira uwitwa Mutesi Scovia nk'umunyamakuru ngo wigize ngo ukora ngo amakuru y'intambara, ariko akanavuga ko ngo we ngo bamuzi nk'umusazi ko ngo busanzwe ngo naguma kumukinisha ngazaza akamwandagaza cyangwa akamutuka. Abantu benshi bagakomeza kwibaza ese niki Miki apfa na Mutesi Scovia kugeza ku kigero cyaho ashobora kumuhangara bingana kuri. Ese Miki kubera icyo asigaye yarigize inshomoke cyane akumva ko iyi mihanda yamuhaye intebe ku buryo buri muntu wese afite kuzaza akamubwira icyo ashaka kandi atekereza. Twumva nino video duhure muri commentaire hanyuma umbwire ese kuko urabibona ko Miki ibe ari gukora bikwiye cyangwa ngewe nitwa Mr Binex Promoter nyumvira iyo video. Ndabatumiye mu bukwe ariko babandi bo muri Kongo no, babandi bakora abakongomani no. Bakora abakongomani gute? Babandi bakora inkuru zo muri Kongo no, simbashaka. Ariko ndashaka kubaza nakuri kwicarika ndike kuko bagayenze n'umufitiye umunsi nzakwicarira uko nawe ungeze hano wa mugore we ungeze hano. Uwese ungeze hano uwe nyine uramuzi angeze hano ukora inkuru zo muri Kongo se ungeze hano pe kuri umugore uvuga ngo wageze yujya ngo wageze mu ijuru rito ese yarongera kuvuga ngwiki ningiye gusase none yadufatanyije na Marene ibaza naho umuntu ushaka kubwira abantu ngo nimukajya muri saro ngo ya Keza akorera abantu mufite umutwe mutuzuye. Reka dusimbuke step. Ndabikubwiye nzagufatira umunsi nge uranzi ndo umusazi nzagukorera ikiganiro nutareka kugenda kuri Keza saro ye ntagaryi wanyu urani Marene yanjye nibiteze guhinduka uko wagerageje kudutanye SMS wagiye umuha zose arakureba tukufata nk'injajo. Imana wagize ufite umugabo muzima ufite umugabo w'umwasama nkawe ntabwo rwari kumara kugenda yarambabaje byatari. Imana uzi ko umuntu ashaka gusenya umuntu guhera kuri 01 ukajya none man uteranya abantu kandi uri umuntu ngo yubashye ngo w'umumama wagezeyo ugeze jewe imyaka mfite ni mike aho uri nahagusanga nkanakurenga bitewe n'imyaka ufite niyo mfite ngenda cyari muto ariko senya nge ujya kuri Marene wanjye Keza we ntazi kuvuga rwose niyavuze ararira nzamuvugira.